Ndagusoje cyane nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Uyu munsi nkaba ngiye kugaruka muri video ivuga ibintu biryana cyane kurusha ibindi mu rukundo. Iyi video rero ibi bintu bitanu biryana cyane kurusha ibindi mu rukundo, wowe niba utarabona urukundo nyakuri, niba utarigera ukunda umuntu nyakumukunda, ibi bintu bitanu ngiye kuvuga biryana kurusha ibindi mu rukundo, ushobora kuza kuvuga ngo ntabwo ari byo kubera ko urukundo utararwumva. Hari igihe umuntu aba akundana n'abantu, ukaba warakundanye n'abantu batandukanye, ariko ukaba utarakundana by'ukuri, ukaba utarakunda umuntu nyakumukunda, cyangwa se ukaba uzi ko ari uko bakunda, ukaba uzi ko ari aho ngaho bigarukira, ariko rwa rukundo nyarukundo, rwa rukundo ruri unconditional, rutagira ikintu rushingiyeho, ukunda umuntu ukumva uramukunze kabisa, rukaba rutarakugeraho, ariko wowe rwagezeho ibi bintu bitanu, ushobora guhita wumva ko ukuntu biryana. Wowe kimwe muri byo cyagezeho, ushobora guhita uvuga uti nibyo rwose icyo kintu kiraryana. Hanyuma niba hari ikindi kiryana cyane wowe cyakubayeho mu rukundo nkaba ntakivuze, uze kuza kugishyira muri comment kugira ngo wuzuze uru rutonde. Ni ibintu bitanu rero by'ingenzi, ntabwo ari byo gusa, ariko ni ibintu bitanu by'ingenzi biryana kurusha ibindi mu rukundo. Ikintu cya mbere ni uguterwa akadobo n'umuntu ukunda koko, umuntu ukunda by'ukuri. Ahangaha ndavuga umuntu ukunda koko cyangwa umuntu ukunda by'ukuri, kugutera akadobo cyangwa kukubwira ngo urukundo turuvuyemo, turaruhagaritse, kandi wowe utabigizemo uruhare, wowe utanabishaka. Impamvu ndimo mvuga uyu nguyu ukunda by'ukuri ni uko iyo utamukunda by'ukuri akakubwira ati urukundo turuvemo, uruvamo wirukanka kandi nta kibazo ufite, uba wumva bivuze iki se, nyine tubihagarike, n'ubundi byari bibishye, ntabwo byari biryoshye, nzabona n'abandi. Ariko iyo ukunda umuntu by'ukuri my friend, akakubwira ati urukundo turuvemo, nguteye akadobo, birarangiye, tubihagarike, impamvu yaguha iyo ari yo yose, ntuzumva umuntu yenda gusara. Umuntu yenda gusara nta kirya nta kiryama, kubera yuko kugira ngo abyumve neza ko urukundo yaruvuyemo biramugora. Uyu muntu uzahora umwibuka ibihe byose, n'abandi uzakundana nabo bose birashoboka yuko urukundo nyine uzagera ukire, kubera yuko uko ibihe bigenda bishira, igikomere cy'urukundo kirakira cyangwa se kiroroherwa, uzagira ngo woroherwe ubashe no gukunda abandi. Ariko uyu muntu ntabwo ushobora kumwibagirwa mu buzima, ntabwo ushobora kwibagirwa ukuntu yakuviriye mu buzima. Icyo cyari icya mbere. Icya kabiri mu bintu biryana kurusha ibindi mu rukundo ni ikintu cyitwa guhemukirwa n'umuntu ukunda by'ukuri. Nshuti yanjye, guhemukirwa biri ukwinshi, ariko iyo uhemukiwe n'umuntu ukunda by'ukuri urababara pe, birakurya, biraryana, ntabwo ari kubabara gusa, biraryana. Guhemukirwa rero biri ukwinshi. Guhemukirwa n'umuntu ukunda by'ukuri, ushobora kuba uri umuntu warushinze, ugahemukirwa n'uwo ukunda by'ukuri, cyangwa se uwo nguwo mwarushinganye ukunda cyane, ukunda by'ukuri, wenda ukamenya ko yaguciye inyuma. Uko nguko ni ubwoko bwo guhemukirwa. Ushobora nanone kumenya yuko agutendeka niba mukiri mu rukundo nyine mutararushinga, ariko wamenya ko gutendekeraho umuntu runaka, ko burya hari undi muntu akunda ku ruhande, ukumva urashize. Ni ibintu biryana cyane. Kuba yakugambanira mu bintu runaka, ibintu bikakugeraho ari ibibazo, ari bibi, kubera ko hari umuntu wagushoye cyangwa se wakugambaniye nyine muri iyo sonse, ugasanga ni wa muntu ukunda by'ukuri. Izo ni ingero nkeya z'uburyo bwo guhemukirwa, ariko guhemukirwa ni ibintu byinshi cyane biratandukanye. Icyo nzi cyo, guhemukirwa n'umuntu ukunda by'ukuri bishobora no kugusaza, ushaka kuvuga uti ibi bintu ngewe ko ntabimukora, ni gute atinyuka gutekereza kubinkora. Rero nacyo ni ikintu kiryana cyane mu rukundo. Ikintu cya gatatu kiryana cyane mu rukundo ni ukubura uwo ukunda by'ukuri. Buriya iyo umuntu wakundaga by'ukuri agize gutya akakuvira mu buzima atakumenyesheje, tuvuge ko yimukiye ahandi hantu kure cyangwa se agiye mu bindi bintu, uramubuze totalement, telefone ye yavuyeho, ntabwo ukibasha kumenya amakuru ye, ukamubura burundu wamukundaga by'ukuri. Ibyo bintu biraryana pe. Ariko mu bundi buryo nanone bwo kubura uyu muntu ukunda by'ukuri ni ukuba yatabaruka, arapfuye, arigendeye. Uyu muntu ukunda by'ukuri iyo umubuze ni ikintu gikomeye cyane. Reka tuvuge yuko mwari mwaranarushinze, aho biba bibaye ibindi bintu bikomeye cyane, ikintu cyitwa gupfakara, ariko ugapfakara kandi koko wa muntu mwari mwarashakanye wamukundaga cyane. Icyo nacyo rero kiri mu bindi bintu biryana cyane mu rukundo. Hanyuma icya kane mu bintu natekereje uyu munsi kukubwira mu bijyanye cyane mu rukundo ni ukubona uwo ukunda ababara cyangwa se ababazwa. Uzi kubona umuntu ukunda
ari mu bibazo, afite ibintu bimubabaje, ibintu bimuhangayikishije, ibintu bimugoye, ariko ukaba utabasha kubimutura, ukaba utabasha kujya mu mwanya we, bya bintu nyine agomba kubamo wenyine we ku giti cye. Ibyo rero nabyo ni ibintu biryana cyane, ni kimwe mu bindi bintu biryana mu rukundo. Urukundo ruraryoha my friend, urukundo ni rwiza, urukundo ariko hari ibintu bizamo kwa kundi ruryoha cyane noneho rukaza rukakurya, rugatuma ubabara ukaribwa koko. Icya gatanu nashyize kuri uru rutonde rw'ibintu bitanu navuga yuko biryana mu rukundo, ni ugukunda umuntu by'ukuri ariko watagukunda namba, atakwitayeho namba, ndetse ugasanga wowe uburyo umukunda cyane kuri we byamubereye umutwaro cyangwa se byamubereye ikintu kibi cyane, akaba yakubona akumva agize nk'isesemo, akaba yakubona akavuga ati noneho ndamuhungira hehe. Donc gukunda umuntu by'ukuri, rwa rukundo rwizanye rwa danje, ariko ugasanga uwo muntu we ntabwo agukunda, ntabwo anashaka kubyumva. Icyo nacyo kiri mu bindi bintu biryana cyane. Emotions z'urukundo cyangwa se ibyiyumvo biterwa n'urukundo ni ibintu bikomera cyane, ni bimwe mu bintu bikora ku bwonko koko, ni bimwe mu bintu uzumva biri mu bintu bishobora gutuma abantu bagerageza kwiyahura, ni bimwe mu bintu biri mu bintu bishobora gutuma umuntu ajya mu gahinda gakabije, cyangwa se akavuga ati sinzongera kubana n'abantu, birarangiye, nta n'umuntu nzongera kuvugisha, ugasanga umuntu yabaye umurakari. Urukundo ruraryoha rero, ariko mu rukundo iyo tuhakomerekeye cyangwa se iyo hagize ikintu kibi kikubaho, bishobora kugutwara igihe kinini koroherwa cyangwa se no gukira. Hari abakira burundu, ariko kandi nanone iyo process cyangwa se icyo gihe bifata kiba kigukomereye cyane. Reka nkubwire rero ngo wowe waba uri muri ibyo bihe muri iki gihe, reka nkwihanganishe, ariko nkubwire ngo wibuke yuko ejo cyangwa ejo bundi ibyo bikomere byawe bizoroherwa, kandi ko ari wowe uzabigiramo uruhare. Ugerageza kumva yuko isi itakurangiriyeho, kandi koko bucya bwitwe ejo ko hari abantu bashobora kuzagukunda cyangwa se ushobora kuzabona umuntu ugukunda kurusha uyu nguyu, kandi ukibuka yuko iyi Imana ifunze umuryango igukingurira idirishya runaka. Ni ukuvuga ngo niba uyu muntu mutagikundana, ushobora kuzabona uwundi ejo cyangwa ejo bundi, kandi ukabona umuntu ugukunda cyane akakwibagiza wa wundi. Ntumwibagirwa, birumvikana iyo umuntu wamukunze by'ukuri, ariko ubuzima burakomeza. Ndagushimiye cyane rero ko warebye iyi video, kujye kwisharinga n'abandi se, ko wakanze like. Ndagushimira cyane wowe wibutse gukanda subscribe, nkwibutse ko ari ibintu by'ingenzi cyane bigufasha kumenya ko video zasohotse ukazireba. Urakoze cyane.